byanga bikunda kuzaba ariyo imikino izaba ari myinshi ibihugu 48 yego n'abasifuzi baziyongera Kazurega tutagiye no mu bintu byinshi ariko ibyo twavuga kuri Gacinya reka tunabijyaniranye na president nawe Munyentwari nawe ari mu bantu bagaragaye kuri Ferwafa muri weekend baduhe amafoto ye Gacinya kuri gahunda kuri Munyentwari tuiteze ibyazakora turavuga Gacinya kubera ko dusanzwe tumuzi azaba ari no muri Federation Sport mu myaka 2 agatwara ibikombe 2 bitandukanye ahubwo ikibazo mfite ko ari Gacinya nyine wakoraga icyo ashaka muri Reyo ndashaka wakaba ari vice president ese ibi muri ibyo ashaka bizakorwa uko bikwiye aje nk'umutekinisi Kazo aje nk'umutekinisi nicyo bamuzi ko muri rero abantu ndashaka ibi ntabwo ari umutekinisi ariko Gacinya aje nk'umutekinisi ni yaprika iby'abatekinisi nyine Munyantwari no administrateur mwiza umuyobozi ushobora kugira abantu bamwungirije b'abatekinisi nyine babahanga ese ba vice president akwiriye ni babiri ni ngombwa umwe ndabivuga nemenye ndafite ubwoba shizamanga umuntu bita Marcel nta merita kuba muri iriya nzu ya Ferwafa yarayoboye igihe yabayimo kirahagije yariye manda yo kubwa afande retired ariye manda yo kubwa Olivier Nizeyimana kandi izo manda bigiri nta kintu yigeze akora ushobora kuvuga ngo iki kintu nta na kimwe amwibukiraho nukuvuga ngo natange nabandi bakore hatange nabandi bakore Sekamana aragiye arayisigana n'agateganyo hari ikintu yigeze akora na kimwe Kazurije imyaka 5 y'agateganyo yujuje imyaka 5 muri Ferwafa washaka ikintu na kimwe hitima gifatika kiwe ukakibura niyo mpamvu ngiye niba ari nababiri simbizi bya vice president babiri bashaka undi mu vice president utariwe bafatikanye na Gacinya bagomba kuba ari babiri cyangwa se Gacinya wenyine ari yihagije babiri bikiwe none se ubundi wani ari wenyine ubundi se babiri Ferwafa isanzwe igira babiri hitima ba vice president babiri cyangwa vice president babiri ko ari umwe tubwira undi hitima nandi wigeze ubona ba vice president babiri nyuma y'amatiku ninde se haryo ubwo kuko muri imanda muri Uganda ku bwa Sekamana yari umwe Marcel Matiku babikuye by'ababiri byabiri biheruka kera gihe cyabase bya Gacinya uvuga ko ari babiri ni Gacinya vice president wa mbere wa kabiri ni vice president ntawo nawo kabiri wikiza Marcel araba ari kumwe na Gacinya ari aba vice president babiri ubwo ni itegeko ry'abarinzi so Gacinya rero nge nakwemera ko yaba ari igisubizo cyiza rwose Kazo ni mujanja kandi fute yayibayemo y'u Rwanda cyane koko ibyemezo bikaze Gacinya bonjour anta commission arbitrage yavuyeho mu magambo ariko mu bikorwa baracyakora kuko nibo bagikora designation ubutaha nta numwe ugomba kugaruka muri commission nshya izajyaho Aroni Ambroise Lu na Angelique mutubabarire namwe mujye ku ruhande rwose Rafiki yako ndavuga Emery ni umukozi wagomba kuva najye muri nagube team manager genda byemera nabe team manager w'Amavubi ariko ibintu bya arbitrage ibintu twaraye tubonye kuri journée ya nyuma sho isi yake Muhanga ntago yihuye abantu bo muri police bange bati twa tugiye kumukubita mbega penalty Kazo kutavuga offside kuta umuntu bita ngo ni mu Kristo w'Irugicumbi mfite ubushobozi bwo guhagarika namuhagarika imyaka nk'icumi isi yaka nkamuhagarika imyaka nka 20 nuko nta bushobozi mfite umukinnyi wa Marine yaraririye arongera Zidane aza no kumwambura baro Zidane amukoraho nigeza naramugira gute isi yaka itagira gutya kandi nabivuze ameze nk'uwamushose naravuze ngo match yose isi yaka uzabona sifuriye Marine ujye uyitondera abasifuzi ngenda bazi yitema match ariko uziko ibyo bintu bibaye nawe wasifuye match y'Rwamagana ya polisi match ndakubwira kandi ngo nabwo yarayikubise buri musifuzi ngemba mzi ngo iyi kipe bimeze gutya nta kintu nazi Kazu ariko isi yaka kwizi juru nebyiri yambaye ibara ribi Kazunga natubwiye nibugesera ko byaneze mu kanya Ambroise Ru Angelique nyinshi mu dutabo vubanga ahubwo nituri buze kumenya abatsindiye ibihembora kuko umwaka w'imikino urarangiye abantu basabwaga kujya ku kibuga ukajya mu gipangu bamaze nk'imyaka iri badasukura ikigega nararahiye ko amazi ari muri icyo kigega ntazayakoresha bagiye kugisukura barambwira ati muka niba haragipfumuye niba barabigenje bate ndababwira ntimuza kumenya porota ntimwari kuba mumeze mutyo rwose ibi bigega ni byiza cyane mu ngeri zitandukanye kuva kuri litiro 100 kugera kuri litiro 10,000 hari ikigega gifata litiro 100 hari n'igifata litiro 10,000 ntago ari cya kigega ujya kubona ukabona nyuma y'amezi abiri kizanye iromba oya ngo litiro 10,000 bari amajerekani 200
kuri iryo kigega bakorera hari munsi y'umurenge wa Gatsata ku muhanda munini wa Kigali Gatuna urenze gato ku cyapa cya Starabag munsi y'umuhanda. Twagiye muri championnat isozwa rya championnat ngane gatoya ego dushimire cyane abayobozi babaduteze yombi bo mu maklub atandukanye. Aratwunganiye umwe mu bayobozi birumvikana ati ba vice president bazaba ari babiri, uwa mbere azabashinzwe administration na finance, hanyuma wa kabiri azabashinzwe competition. Hanyuma ati ariko kuko bari abaje kurangiza manda yari yaratangiye ubanza azaba ari umwe, hanyuma babiri bakazatangira manda. Yego nibyo yuzuye. Ko nyine n'umwe ni Haji muri abanga bari kuyobora ikibazo bemeje ko ari babiri ngo bazabaho nibyo muri manda. Ariko Wasiri yabivuze, Wasiri byavuze nibyo. Sambere ntiyarayirimo se? Sambere yarayirimo rwose, akantu buri kantu kose ntakamucitse rwose. Ntabwo ari ikindi nabo bavuga ngo turataka ngo abantu ngo hari abandi badutumye, oya twe turimo turare ni mu nyungu z'umupira. Aya meza abahukuri nyine tuba tuvugisha ni mu nyungu z'umupira, hatagira uzazana kandidatire twayikubita hasi akavuga ngo hari abadutumye. Badutumye gute? nta muvandimwe dufite ngo yaravuze ngo badutumye. Kazungu baragutumye ngo natangajwe no kuva ibyo Anta yavuze na Kazungu kandi se badutumye ngo ikibazo ni Hitimana nyine bande badutumye Hitimana ngo nawe umaze kujya mu mujyi umwe ngo na Kazungu na none se ninde muntu utatangara niba wiyamamarije uperezida inshuro zingahe yaone ebyiri iyakumvishe muri komisiyo ninde utatangara? Sibyo kora wabitekerejeho yaza imbere ya rurangirwa rugo uko wagenekereza kose aho waca hose Hitimana. Naguha urugero rw'ikintu nigeze kurwana nacyo ibyo bintu bivuye vuba twigira muri championnat. Oya bretse ubwo butumwe reka bwumvikane kazo buraryana ariko nawe nongere kugarura mu mazina umuntu. Oya nago nongera kumuvuga siwe nshaka uwo muntu utari hatari rwose tumwe. Niba hari umuntu niba hari ahantu hari departement yari itinyitse kuyivugaho ni departement arbitrage. Mu Rwanda bavugaga departement arbitrage ugasa nk'umuntu ukoze ikintu kidakorwa ntibakorwagaho. Byageze nubwo bamwe mu bayobozi b'amakipe akomeye bampamagara ndi muri studio ndabyibuka ko mvuga saga y'umuntu bita Celestin n'umuntu bita Ito, narahamagawe kuri telefone hano ndasohoka nitaba. Bamwe mu bantu nyine bareberera umupira cyangwa se baremereye, ndamusobanura ndamubwira ariko ngiye navuze ko umuntu n'umushoferi. None se umuntu waguhamagaye nuwo mu ikipe muri club ya ni umunyamupira ariko umuntu nyine hari inyungu nyine hari inyungu yarari ariko yararemereye izina rikomeye riremereye mu mupira w'amaguru raremereye. Umuntu wasohotse uri no mu kazu kajya kwitaba yarakomeye. Baturabona umuntu uremereye naramwubashye ni umuntu uremereye. Baturabona ibyo bintu buvuze harimo yusi kwangisha abantu umupira n'ibindi buze byagera ariko niba nabonye Eto na Celestin mu modoka mutwaye kuki ntabivuga? Kuki ntagiriza umunyenye kuba Eto ya sifura match kuko uwo muntu ya sifura match ikipe etabarizwamo igiye gukina n'indi kipe kazo yari polisi kubivuga se byari ari igitangazo cyari kirimo ibintu bisanzwe. Ibaze Oliva Makoriva ari mu modoka na team manager w'ikipe ya Man City cyangwa Arsenal bagiye bazakina umukino. Watekereza icyo gihe kazo kubivuga n'ibifite ishingiro. Noneho icyo gihe bitangira kubivuga ndabyibuka neza ko byateje ikibazo cyo kora umuyobozi Kastari icyo gihe ni wari uri hano arambwira ngo abasifuzi barimo kumpa ibirego n'abayobozi b'abasifuzi bavuga ko muri iyi minsi ubibasiriye bitameze neza. Kintu namwemereye Kastari yarambwiye ati wowe gerageza niba ubona ko harimo amanyanga jyamo ahubwo ubivuge cyane kurushaho. Bazajya bampamagara ariko wejyamo ujye uhera ruhande ukubite utitangira itama. Ati kibi nuko wavuga ikitari cyo ariko jyamo. Ibi bintu tubitangira buhoro buhoro abantu nta muntu ushaka kubitinyuka. Ibirego byinshi Anta turarega turagira gute ikintu nshimye Imana uyu munsi niba hari departement yoroshye kwatakwa na buri wese kandi irimo amanyanga ni departement arbitrage. Abantu bose nta muntu wabitinyuka barabibonye ariko ndashima nkavuga ndashimana ko nabaye inzira yo gutangira kwataka arbitrage kandi kaba imwe mu nzira yo kwakemura. Niyo mpamvu nasomye ijambo ni utamvuga ngo amakuru ni menshi tukiri kwa Matiko ngo ushobora no gukomeza hari. Niyo mpamvu ushaka ese muri bako yandikiye Burundi Matiko narekure Hitima muri bako yandikiye Burundi asaba umukinnyi w'u Burundi ibyo murabyibuka Uburundi bugasubiza bavuga ngo uyu mukinnyi ni uwacu. Tuzamugarukaho neza iyo nkuru
reka tujye ku isozwa rya shampiyona Kazungu. Muri iyi weekend twari twiteze ko hashobora kuba ibintu bisa nk'ibitunguranye cyane cyane mu cyiciro cy'abamanuka, ariko ku gikombe Kazungu aravuga ati genda ubundi ndabona APR urabona ngo Kiyovu ngo yakaniye nibyo yakaniye gutsinda Rutsiro, ariko si yakaniye Gorira irahinduka ibe Gorira nako irahinduka ibe Gorira ibe Kiyovu. Kiyovu yakaniye ndabyemera, ariko kimwe ku busa APR twari igikombe kukana kwa Kiyovu nacyo, ariko ejo APR na Gorira twabonye agapira keza, twabonye umupira mwiza cyane agenda. Ikindi navuga ikindi kintu nababaza nababwira ntabwo nigenda narebye umupira imyaka myinshi 30 irenga, uyu munsi mbabashije nubwo match zitagira photocopy. Gutsinda Rutsirwa no kutamanuka biroroshye kurusha gutsinda Sunrise itarwana no kumanuka. Mugende mushyize mu gaciro. Rutsiro irabizi ko ibuze duro yamanuka, imbaraga ikoresha zirarute za Sunrise kurana n'amahuriro. Biroroshye gutsinda Rutsiro kurusha Sunrise. Ubundi umuntu abitekereje yakumvise ko gutsinda Rutsiro ari byo byagakwiye kuba bikomeye cyane. Ni icyuya n'amaraso. Kuko Rutsiro irabizi kipe zimanuka zirizirika turabona nano cyane, imbaraga zose bazikiramo. Nabivuze ko nari Nyagatare ndeba imikino ya Sunrise, nabwiye abantu cyane ndabwiye nibwo bwa mbere mbonye Sunrise yoroshye kuva nayibona, ariko itsinda Kiyovu none iyo Kiyovu umunsi ngo irakoresha imbaraga nyinshi ngo itware igikombe bikimaze ikiza, kandi bagomba kugitwara ni Nyagatare bikayinanira yasabaga no kumenya Kiyovu ngo irashaka igikombe cya shampiyona ngo irashaka icy'amahoro. Icyo nayo bwiyeho nka Kazu mucyo anta ejo ruri Nyamirambo nubwo naye narebyeho Kiyovu uzambira kuri televiziyo itsinda Rayon ikanayisubira nicyo gikombe cyane. Duhere kuri champion ejo APR yakinye, ariko mutarajya aho ngaho. Yego APR yakinye byantunguye mbona Karasira Richard Rutene Kanari Toto BJ yarambaye nk'umunyamugi rwose, kote rya kwira ngo ugiye kuba inkweto zoroshye cyane hasi, ngo ugiye kuba Simbora Filimine vice chairman niwe no muri ntuze yarayibaye perezida wa babakira rugurira ishyoronge abakinnyi bavuze ko bagiye kubona undi muyobozi ugiye gufatikanya nabo. Nicyo kintu nabashije kumenya abirambyemo. Bishari rero ku munsi w'ejo aricaye mu ntebe z'icyubahiro n'ubundi zazane zisanzwe bivuze ngo nabonye rero umuyobozi wa Peroro inkuru n'impamo ko bagiye kuba vice chairman wa equipe ya APR. Ura gutera Rayon Sport ayitera nk'umwana muto. Muri za 2005 yari captain ari team manager wa Marine. Habazaga witeguye gutsinda Rayon Sport atiyo kwitsana biroroshye. Nibyo. Rero yaje ikagera 2 ku busa. Nawe ubwo yari bikwibwira ko ati gutsinda Rayon gutsinda Kiyovu ni kipe zisoro. Iri ni kosa rya Karema ati iyatunaniye ni igitego cya mbere. Ubwo rero match mwe mwayibonye yaragendaga. Iri kosa rya Karema ariko nanabonye ni kosa nabonye riri normal, yatayiminze baro nabi. Ariko ikintu ngira ngo kidafite icyo gitwaye kuva Gorera yazamuka no gutsindwa na APR ku kinyuranye cy'igitego kimwe. Oya nihuye match ihuye mu matsinda ndumva arabatsinze banza 2-1. Oya bahora igitandwa n'igitego difference n'igitego kimwe kuva yazamuka byo kubanza nta kibazo naho ni byari 2-1 bana 2-1 bihora ari ikinyuranye yabarashe cy'ishoti rya kure, shoti rya kure cyane atsinda igitego cyiza yabaye 3-2 ya match 3-2. Ngabo nziza Patrick no wasifuye no match APR Gorira imaze kubanamo kimwe ari 2 nkumva ibonye kimwe ntabwo no kubihora no kubiri burangiye kimwe 3-2 kimwe kubusa. Gorira no kwitanyagirwa na APR ariko APR kabona takano tubwire wari ngo ni match yari yitabiriwe n'abafana ku mpande zose by'umwihariko ku ruhande rwa equipe ya APR nk'ikipe bari baje biteguye gutwara igikombe abafana bari bitabiriye ku rwego rukomeye cyane nyambarire video z'abafana bari hejuru ku rundi rwego birumvikana imifanire yari iri hejuru. Nabonye stade ya Kigali Pere yongera kuzura, ntabwo byari 100% ariko umuntu yavuga ko kugiro nk'icya 95% stade ya Kigali yari yuzuye. Hanyuma ikindi nabonye muri iyi match nabonye ku ruhande rwa equipe ya APR bari bafite determination ku rundi rwego bijyanye no ko bashaka igikombe cya shampiyona kuva mu izamu kagera imbere muri 11 bari babanjemo birumvikana. Niba abandi basanzwe n'ubundi arimo arakinisha nta wigeze ahinduka bisanzwe rwose, defense ni yindi, mediane ni yindi, attaque ni babandi. Hanyuma
nubwo mu kibuga abonaga bari tayari cyangwa se bari bafite gahunda yo kuba batwara igikombe ku bubi n'ubwiza, nabonye bande touche byagezeho bakinyi nka Baramazani na Bamanishimwe Jaberi bajya gushabika baro. APR tarabona igitego muri mita ya mbere, bari karenga abakinyi ba APR ukabona ko birukanka bose bajya gufata baro, bari karenga ukabona ko bose bafata baro bayisubiza mu kibuga. Hanyuma stade byageze n'ahantu bwayitangira gusa nk'iyanima, ubwo ndavuga abafana babuze igitego bigeze ku munota nka 20 ingahe, birimo kwanga umukinyi atinda na baro, kumva ko donc ukabona birabariye muri stade, bagahita babwira umukinyi batire kura baro vuba, n'abandi banga bo Albert n'abandi bari kuri bande touche batihuteze kura baro vuba mu buryo bwihuse cyane. So wabonaga ni APR, twabivuze n'ubushize mbere yuko bahura, usibye no kuvuga ngo Gorira, nubwo bitabaye Gorira yaha APR amanota. APR ifite ubushobozi bwo gutsinda Gorira kubera ko iyirusha ibintu byose, iyirusha abakinnyi beza, iyirusha kuba muri kondisiyo zose zishoboka, iyirusha experience, irusha iryo zina rya Gorira kuri profero ntibihuye, n'ingingo nyinshi washingira wemeza ko ikipe ya APR ku munsi w'ejo hari byinshi byagombaga kwisunika kugira ngo ibe yagera ku gikombe. Mita ya mbere baragerageje kwataka bawusha uburyo bwinshi cyane. Mita ya mbere yo kwirangira n'umupira bateye, umwe mu bakinyi ba APR n'uvariya ni Karawudevia n'umutwe awudeviye, baro yidunda kuri Karema Eric, baro iridunda ashaka kwitera n'umutwe ngo yipase umuzamu, baro ntiyagenda, shuti abayamuzengurutse kubera ko umuzamu nawe birumvikana wa equipe ya Gorira yegeye imbere kugira ngo iyi baro Eric ayisangani, kugira ngo asangane no baro Eric ari bumuhe. Icyo yakoze shuti niki nk'umwataka w'umuhanga yahise aroba baro, bariboneza mu rushundura, byibura habaho guhumeka ku ruhande rwa equipe ya APR. Batangiye guhumeka bumvisha ko Kiyovu yatsinzwe igitego na Rutsiro, kuko amashyi donc bahise bavuza akaruru muri stade n'amashyara kubitwa batarabona igitego. Shuta teretse mu igitego nono habamo gutuza mu minota mikeya, bumva ngo Kiyovu irakishyuye, bahajyaho akakantu k'agapressure nono kuvuga ngo in case twakwishyurwa igitego byagenda gute. Gorira igacishamo mitambiro ukabona ko irimo irakina kubarusha. Ku munsi w'ejo APR yakinnye rezilita kurusha uko yakina mu kibuga. Gorira yakinnye umukino igumana baro kurusha ikipe bita APR, ariko APR ntabwo bari bazanywe no gukina umupira cyane ko Gatera urebye nta kintu na kimwe yarwaniraga usibye kuba wenda gutsinda, nabyo byari bifite icyo bivuze, ariko twabonye APR ishaka rezilita kurusha uko batinda na baro. So bajya muri mita ya mbere ari igitego kimwe cy'umusore bita Nshuti Innocent, ngira ngo imuhanga niba mbyibutse neza byari 1 mita ya mbere, niba mbyibutse neza, kuko byose urumva bagendaga babikurikirana bamenye ngo biragenda gute. Mita ya mbere byarangiye ari 2 kimwe imuhanga. So mita ya kabiri bagarutse ku ruhande rwa equipe ya APR bakinnye bireserva bavuga ngo mu gihe twakora ikosa tugatanga espace Gorira ikaba yatubonamo igitego, egari ko igikombe Kiyovu Sport ibuze guhita igiterura, kandi kwicira Gorira biraza kugorana kuko APR yageze ahantu mita ya kabiri noneho batangira kujya bavuga ngo turataka 50 turadefanda 50, cyane ko na Gorira yageraga imbere izamu kenshi. Hari nk'igitego ninde wagihuje ni Onesme cyo cyakubise umutambiko, ni Onesme kubita umutambiko. Gorira yageraga imbere izamu rwose kwikanga cyane. Hari indi barushimiye Tarisisi nawe yatwaye bwa mbere ayikubise inyura gato imbere izamu hasi. Bivuze ngo hari uburyo byageze ahantu umutoza Ben Musa na bagenzi be bakabwira abakinnyi ba APR bati nyaboneka mwitonde aho inyuma hataza kugira umuntu ava, ku buryo byageze n'ahantu babwira Casemiro baramubwira bati ntiwongere kubuja na gato, ntiwongere kurenga kano kantu. Babwira Ruboneka bati nyaboneka turagusabye jya wakserera utware bara ariko wongere uhita ugaruka. So barakina Kiyovu Sport ibibonye cya gatatu, habamo kwikanga bigera nani imitima irahungabana ku munota nka 80 barahungabana bati ibi bintu bishobora kuza kutubana ibibazo, bati dushaka icya security. Gorira igacishamo byageze nanu nshimya kubita ipoto yo hasi, hari baro yateye iremereye iragenda ikubita hasi, abantu bose barikanga muri stade bagugiye umure baravuga bati ibi bintu bishobora kuba ibindi ku munota wa nyuma. Mu minota ya nyuma nibwo abasore b'ekipe ya Gorira baje guhagarara nabi, hanyuma uwo bita Ruboneka umwe mu mediateri beza cyane b'abanyarwanda aza kubona umupira icyakoze niki yahisemo kukavinga umupira ugendera hasi iboneza mu rushundura, habaho noneho guhumeka insigane birashira. So bivuze ngo muri make icyo nabonye ku munsi w'ejo APR yari ifite ingingo nyinshi ziyusunika ziyemerera kuba yabona amanota 3, cyane ko ibyibanze Kiyovu yagombaga gukora itigeze bikorera i Nyagatare
byabaye ngombwa ko ikipe bita APR none nayo iterekwa mu biganza igikombe cya shampiyona cyari mu biganza bya Kiyovu. Nta makosa bigeze bakora cyane ko n'ubusanzwe mu mupira w'amaguru ntituzi ikipe y'ingabo z'igihugu ko izi ingabo z'igihugu ikora amakosa yabageze kuri periode ni gake cyane. So birangira gutyo ikipe y'ingabo z'igihugu yegukanye igikombe cya shampiyona. Kimwe mu bintu navuga soza nabibwiye nejo umuvugizi wa APR Kabanda Tony Kabanda duhuriye mu kibuga hagati turimo tugurana n'ama interview, ndamubwira ni ikintu cyanshimishije kuri APR ino sezo itandukanye n'izindi sezo. Cyanshimishije numva ari n'abayobozi nagiye mbibwira aba APR abo nagize amahirwe guhura nabo tukaganira bakavuga batari ko APR bite nkababwira ndababwira ni ikintu cyanshimishije kuri APR ino sezo, mugende mwishimire ko ntitwigeze twumva ikipe runaka yivovota ngo nibwe na APR kuva shampiyona yatangira iminota 30. Ntitwigeze twumva ikipe ivuga ngo banteze APR yanteze ikipe runaka cyangwa umusifuzi runaka. Kiyovera kubwira ngo twaguye Nyagatare nta ruhare rw'umusifuzi rurimo. Ikipe ikakubwira ngo twakinye na APR ariko twinaniwe nta ruhare rw'umusifuzi, ahubwo wasangaga hari amavantage amwe namwe APR yagiye yimwa muri sezo bitandukanye n'izindi sezo. Nabibwiye ejo Kabanda namubwira ni sezo mugende mwishimira iki gikombe mu giserebure ku rwego rukomeye, ni igikombe mutwaye nta muntu n'umwe uvuga bya bintu abantu bavugiraga mu matama ngo urabona ngo irasunikwa ngo ifirimbi ngo iriho n'ibindi bitandukanye. Oya, ahubwo byageze ahantu rimwe na rimwe hafatwa ibyemezo abantu bakavuga bati APR ko ishobora kuba noneho yemera agenda irengana. So ni kimwe mu bintu umuntu yakwishimira ko twabonye APR noneho ishobora kuba yatwara igikombe Hitimana nta mpaka ziri mu banyamupira. Ni kimwe mu bintu byo kwishimira. So ku munsi w'ejo baragiteruye ku nshuro ya 4 nta yindi kipe irabikora muri shampiyona ya 4 ikurikiranye. Kazu bwari ubwa mbere cyangwa bwari ubwa kabiri? Iki gutwara ibikombe bine ikurikiranye ubwa kabiri. Ubwa kabiri yitwaye 2009 2010 11 12 batira kamaze kugitwara pere twaye bine ubu sigaje kugitwara bwa gatanu nibwo bizaba ari zabikoza gashi ni gitwara ubutaha bwa gatanu ariko kugitwara 4 ni inshuro ebyiri agiye turaka gitwaye 2008 yego apere gitwaye 2009 2010 11 12 13 Rayon Sport de Diego Gomez da Rosa. Ubwo umuntu arambwiye ngo ntabwo Richard ari vice president niwe muyobozi mukuru ahubwo ashobora kuba ngo chairman koko wa APR kuko je no wakiri igikombe ko tumenyere ko aperi yoborwa n'abajenerali ntabwo bizongera ubimbwiye abari zandanye kubera ko ahari ku cyakindi nyene chairman yavuze ko atakibona umwanya uhagije utabone kurumva ni general uyobora mwibuka abayoboye bose ni Alex Kagame waba guyobora ngo ni Burasirazuba cyangwa Iburengerazuba. Urumva ni ahari ntaboneka nta general wabona ngo arayobora ikipe gusa ntibishoboka. Gufata rero Lieutenant Colonel akababazwa ikipe gusa biroroshye kubyo nawe nyine itsinzwe ntacyo yakwitwaza. Ariko bimbwira namwe ati general kuyobora ikipe ntibizongera. Uwo bimbwiye niba ari byo ndavuga ibyo umuntu ambwiye. Yego ubwo bivuze ngo ni umusimbura none arambwiye ati niwe musimbura mu mashusho urayibona niwe wari uhari nyine wakira igikombe. Niwe wari uhari wanakira igikombe wakiriye igikombe. Ejo chairman ntiyarahari bigani. Chairman ntawe ari yibutse siwe ubundi wari president wa Marine barayubakiriye. Oya Richard yari amaze igihe kirekire atakiyobora Marine yari amaze igihe kirekire. President wa Marine ubuninde President wa Marine ni wa mugabo wigeze wari ukuriye fan club ya APR y'abafana Vianney. Oya Vianney ni president. Vianney ni president nibyo mbisiko Vianney ni president vice president akabantuza akabuyunguyu akaba nyirarume wari hungu waba Mario niwe vice president uyahoze ari munyamabanga God God niwe vice chairman president wa wundi wa president ni Vianney ariko harombwiye ngo yabaye colonel Furu ntabwo akiri Lieutenant Colonel. Ntabwo nanimbizi. So rero ni icyo nari mvuze birashoboka gusa bidakuye ko ku mugoroba abakinyi bakiriwe na chairman n'ubundi afande Mbaraka. Ishyorongi rwose bazamutse bajyayo arabakira arababwira ngo kwishima mu buryo budasanzwe ni nyuma ya tariki 3 tumaze kwegukana igikombe tuzakinamo na Rayon Sport kuri finale ku itariki 3. Fande Mbaraka arahari nk'umuyobozi mukuru ubwo we n'impinduka nize zizaba nyuma nacyo zabanje kumwintroduce bazabitubwira we nka vice chairman hanyuma mu minsi iza nibwo bari buze kumugira
chairman nubwo birashoboka ngo ndetse na colonel ariko mureka kunyobya ngo ntabwo ari abakoloneli urumva rero uyu nawe ntakurikirana niba uri kuyobya ninde kwe umuntu uri kukuyobya mubwire ko ijisho tumurebye atari ryiza rwose ngibyo Hitima igikombe PR yakijyanye rero Hitima cya kane kikurikirana acyegukanye Hitima avec manière barishimye cyane abakinyi birumvikana gutwara coupe muri sezo zaba goya pera yatangiye sezo nabi wasiri karame uwape ntishobora kuba nka Bayern Munich niho bigana Bayern Munich weekend yatwaye igikombe nk'ibya APR yorusha Borussia Dortmund ibitego ni igikombe cya 11 abantu babyumve neza mu gihe APR twaye cya kane ni icya 11 gikurikiranye none kugira ngo ariko bahise birukana wazanye umutoza nugo ngo umutoza wenda ibyo bizakurikiraho nyuma cyangwa kubera amasezerano maremare afite ayo waranahaguma yego ati turemera turwaze uyu murwayi dufite reka bariko mbyita ariko wowe wamuzanye utumye dutwara igikombe nabi yego ko twe tumerita gutwara igikombe turusha amanota